Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kano kanya kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu bidusaba kugira dukosore ikizami nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, ugahitamo icy'ukuri kimwe kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Ibi ni byo ni ukubitsa gukanda subscribe niba mutari mwayikanda kugira ngo ikizame gishya dushyizeho, kugira ngo isomo rishya dushyizeho, murabizi tugenda tubategurira amasomo agenda abafasha kumva neza bino bizami biba byabajijwe, kugira ngo ujye uhita uyabonera ku gihe. Rero ukanda wanditse subscribe. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, abantu benshi bari kubitinda, bari kutubaza se kode zarabonetse, ese batangiye gukora tariki 6 z'ukwa mbere. Kode zirahari aho waba uri hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe kitarenze iminota 3. Bibutsa ko ukeneye kwiga mu buryo bwa online, ufite akazi katagukundira ngo uze twigane mu shuri, uratwandikira kuri iyo nimero, ahasigaye tukakwigisha mu buryo bwa online, ukaduha amasaha aboneka ku munsi. Niyo waduha saa 4 z'ijoro twe turaboneka tukakwigisha. Gahunda yacu ni ukugira ngo ugende mu kizame ukore rimwe wihita utsinda. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro rero, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Cyitegereze neza, hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, uhitemo icyanyacyo kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, aho birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku cyangwa umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano rero hari ibisubizo bine baba baduhaye, haba harimo kimwe cy'ukuri. Rero uragira ugihitamo kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Iravuga ngo iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. Beka ngo iteme rinini kandi rirerire. Seka ngo ufungana ry'umuhanda. Deka ngo iherezo ry'iteme rifunganye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Uritegereza neza, usubizanye ubwitonzi igiso cy'ukuri, cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Ndatekereza ko hano amaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Mbibutsa ko ngiye kubategurira video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, icyapa n'ibibazo byose babaza, ku buryo niyo wayireba yonyine wazagerwaho ukagira ibyo ukora kandi byinshi. Murabizi ibibazo byinshi babaza biba byerekeye ku byapa. Kugira uzahita uyibonera kugiye ninyishyiraho, jya aho hantu handitse subscribe uhakande, niyashyiraho ikintu ujye uhita ukibona. Murabizi hari n'ikibazo ngenda postinga kiri gukunda kugaruka mu bizami, kugira ngo niba uri hafi gukora uzagikore biba bigusaba gukanda subscribe. Nabanyigishyiraho ugahita ubona ko nyishyizeho bidasabye ko abandi bantu aribo bagusharinga link. Hano rero ndakeka ko bamaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kuyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B, ni C, ifungana ry'umuhanda. N'igisubizo cy'ukuri ni C, ifungana ry'umuhanda. Urabona ko hano haba iburyo haba ibumoso byageze imbere birafungana, hose hateje ifungana. Iyo abari mu ruhande rumwe hari ukundi byari kwitwa, ariko mu mpande zose habayeho gufungana k'umuhanda. Umuhanda uko watangiye ntabwo ariko wakomeje, wageze imbere uba mutoya. Niyo mpamvu kino cyapa gisobanura ngo ifungana ry'umuhanda. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Cyitegereze neza, gifite ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umweru. Kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, rero hitamo kimwe cy'ukuri. Iravuga ngo isangano rifite ishusho ya T. Beka ngo inzira idakomeza. Seka ngo aho batelefonera. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe? Itegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi igiso cy'ukuri, uze kucyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ikintu bigufasha, iyo ubonye wagize amanota menshi ni byiza, iyo ubonye uri kugira make uba wanatwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 16 tukakwigisha mu buryo bwa online. Wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Tuba dufite amasomo ateguye neza, w'icyo ukora uduha amasaha abonekaho ku munsi yageze, natwe turaboneka tukakwigisha. Kandi ni nkaho uba uri mu shuri kuko twigana njye nawe. Kino tukakivaho cyumvishe imyitozo myinshi, tugendeye ku myitozo bababaza. Hano rero ndakeka ko bamaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, inzira idakomeza. Kino cyapa
bajya bagenda kibaza mu buryo bw'amagambo. Murabizi hano tuba turi gukosora turi no kwiga. Iyo batakikubajije mu buryo bw'ishusho barakubaza ngo ese icyapa kivuga ko inzira gitewe udakomeza ibirango byacyo biba bigizwe n'ayahe mabara, ugahita uvuga ko biba bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umweru. Niba kikubaza cyangwa ukahura nacyo mu kizame uzagikore. Hano tuba turi gukosora ariko turi no kwiga, kandi bibutsa ko impamvu dukosora ikintu wakosoye biba bigoye ko cyagaruka ngo kikunanire, kuruta uko wajya mu bitabo ukirirwa usa nkaho uri kuboroka. Cyiza aba ari ugukosora, kuko icyo ukosoye kikakunanira ntabwo kigaruka ngo kikunanire. Iyo wagikoze ntabwo cyagaruka ngo kikunanire, birumvikana. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni zino badutwaramo, ese umuvuduko wayo ntarengwa iyo nta mategeko awugabanya ni uwuhe? Araba ngo kilometero 60 mu isaha, beka ngo kilometero 40 mu isaha, seka ngo kilometero 25 mu isaha, naho deka ngo kilometero 20 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Hari umuntu wambajije se ibintu bya kilometero runaka mu isaha umuntu agenda ari gupima? Ntabwo umuntu agenda ari gupima, ahubwo ikinyabiziga cyose kiba gifite ahantu uri kurebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Bakakubwira ati nukomeza kugenda kuri uyu muvuduko mu isaha urabugira ibirometero 80 mu isaha, urabugira ibirometero wenda 60 cyangwa 50 cyangwa 40 bitewe n'ukuntu uri kujya ugenda mu nzira nyabagendwa. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko bamaze kugitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 60 mu isaha. Ndakeka ko niba utari ugikoze kigarutse mu kizame wagikora. Niyo mpamvu reka dukosora bino bizame biba byakozwe. Iyo kikunaniye ubu irakireba ukagifata, cyazagaruka ntikizakunanire. Noneho iyo ubonye utari kubyumva uhita nyandikira cyangwa ukampamagara kuri 0788 935 nkagusobanurira serivisi yo kugusobanurira ikibazo cyose waba wagize mwa bino bizame biba byakosowe. Iba ari ubuntu. Intego yacu regano kugira ngo mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilogarama 3500 ni. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Bibutsa ko bino bibazo biragaruka gutya bimeze niko bigaruka bimeze. Kugira ngo ujye mu kizamukore rimwe uhita utsinda biba gusaba kubona imyitozo ihagije kwa bino bizame biba byakozwe. Kugira ngo rero ujye uhita uyibona ku gihe ukanda subscribe aho hasi. Bibutsa ko ngenda bashyiraho n'amasomo agenda bafasha kumva neza bino bizame biba byabashijwe. Wowe ikintu ukora ni kimwe, iyo ubonye hari ibiri kukugora wandika muri comment. Amakomenti yanyu yose ndayasoma nkanayasubiza, ndeba ibintu mwansabye ko nabateguriraho. Ubwo kano kanya ndi kubategurira ku byapa, icyapa n'ibibazo byose babazaho, ndi kubategurira ku matara, ndi kubategurira ku bipimo, kugira uzahita uyabonera ku gihe. Nta kindi kintu ukora ni kimwe, ukanda subscribe hasi. Arava ngo kilometero 60 mu isaha, mbega ngo kilometero 40 mu isaha, seka ngo kilometero 75 mu isaha, naho de ikaba ngo kilometero 20 mu isaha. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turaza kugira kuri 20. Hano rero ndakeka ko amaze gutemeza cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, abakiri kilometero 70 mu isaha. Bakakubwira ati mu isaha urabugiye kilometero 75. Ikinyabiziga cya kibifite, ntabwo ugenda uri gupima. Umuntu waba bimbajije nkeke ko usobanukiwe niba uri kureba iyi video. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kinyabiziga kindi kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye mu ruhande rw'umuhanda. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Araba ngo amatara magufi, mbega ngo amatara ndangaburumbarare, sega ngo amatara yo guhagarara umwanya munini, naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo boze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ndakeka ko mumaze kubimenya. Abashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo
cya nyacyo. Ese we urabona hano igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, mbibutsa ko ikinyabiziga kiba gifite amatara agiye atandukanye: amatara aranga icyerekezo, amatara ndangaburumbarare, amatara maremare, amatara magufi, amatara ari imbere mu kinyabiziga. None hano bari kukubaza ngo ese iyo kwa bino binyabiziga batubwiye ngo iyo amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka ariko zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari, ubwo ibyo ndakeka ko muri guhita mubyumva, uburebure, ubugari, ndakeka ko mubizi mu zindi ndimi z'amahanga, ubwo bari kuvuga length na width. Impamvu mba bivuze gutya nuko hari abantu nzi ko badukurikira wenda batarakunze kuba mu Rwanda cyane, bakaba wenda bashobora kumva ngo uburebure, ngo ubugari, bikaba byabagora. Ariko hano babona igisubizo cy'ukuri ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Mbibutsa ko bino bibazo n'ubundi nibajya kubabaza mu bizame bizaza bimeze gutya. Rero niyo mpamvu ikikunaniye ujye uhita ufata igisubizo cy'ukuri, nikigaruka ntikizakunanire. Nubona utari kubyumva ukabona wasa nkaho biborose, umpamagare cyangwa unyandikire kuri 078935 1626 ngusobanurire. Serivisi aba ari ubuntu. Ikibazo cyose waba wagize mwa kino kizame kiba cyakozwe. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se, amatara yo guhagarara umwanya munini. Murabizi ikinyabiziga gihagaze kiba kigomba kuba gifite ibyerekana ko gihagaze, cyane cyane iyo gihagaze impande y'inzira nyabagendwa, kugira ngo kitabera imbogamizi abandi bari gukoresha umuhanda babe baza bakibonye ko kihari, kitababera imbogamizi. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iyo kuva bwije cyangwa kugeza bukeye, cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dusiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udusiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu. Iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagaragazwa. Ese bagaragazwa gute? Bagaragazwa ku buryo bukurikira. Kubuhe buryo? Ntabwo umuyobozi ari kureba muri metero 200 bitewe n'uko ibihe bimeze. Ni igihe cy'izuba hari umucucu, cyangwa ni igihe cy'imvura hari ibihu. Ntabwo umuyobozi ari kureba muri metero 200. Rero hari ukuntu bano bantu iyo bari kugenda mu muhanda tudutsiko, hari ukuntu tugomba kugaragazwa kugira ngo tutarebera imbogamizi abandi bantu bari gukoresha umuhanda. Murabizi wenda niba abanyeshuri bari kugenda mu muhanda, murabizi izo gahunda hari igihe kizabagaho ukabona abanyeshuri bavuye mu kigo bagiye mu kindi, bakagenda batonze imirongo, hari ubuso bw'umuhanda bafashe. Rero kugira ngo batabera imbogamizi abandi bari gukoresha umuhanda, hari ukuntu bagaragazwa, cyane cyane iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atari kureba muri metero 200, kugira ngo abagereho yababonye kare, amenye ingamba arafata atarabageraho hakiri kare. Aravuga ngo imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Beka ngo inyuma ni itara ry'umuhondo ritwariwe ku murongo ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabizi iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, washatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri ndetse na B aba ari igisubizo cy'ukuri. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ese waramaze guhitamo A? Ese waramaze kuyandika ku papuro? Mbibutsa ko bino bibazo bijya kumera gutya, ni ibibazo bigera nko muri 4-5. Manza nzabipostinga muri community byose nkabishyiramo, mukazabireba, mukajya mureba ahantu bigiye bitandukanye, bahinduramo akajambo gatoya, ahasigaye ikibazo kigahita gihinduka. Rero kugira ngo bitazakunanira, mwa ino minsi ya vuba ndahita mbipostinga muri community, mwabira bintu mba napostinze kugira ngo urebe ahantu bigiye bitandukanira. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo A, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kibaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa kivuga iki? Nacyo gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, ngo bivuze ko na kino cyapa kiri mu bwoko w'ibyapa biburira. Ese gisobanura iki?
Kitegereze neza ko biriya birango murabizi icyapa kugira umenye ubusobanuro bwacyo umanza wareba ku kirango iki kiranga umanza ukamenya ese kimuhe bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda noneho ukamanza ukareba n'ibirango byacyo. Hano riravuga ngo ifungana ry'umuhanda iburyo, beka ngo ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso, se ikavuga ngo akayira gato, naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze kubyitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Ibumoso niho hateje ifungana ry'umuhanda. Ndakeka ko muri kubibona. Tegereze neza kano kantu k'ibumoso niko kateje ifungana ry'umuhanda. Ese wari wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri B? Ese wari wamaze kuyandika ku gapapuro? Ujye ureba kwa kiriya kirango urabona kano kantu k'ibumoso habaye ifungana ry'umuhanda, watangiye ari munini ugeze imbere uba mutoya, ariko ni ibumoso bwateje ifungana. Niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri kibaye B. Ndakeka ko ramaze kuhitamo, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho agomba kubahiriza ibi bikurikira. Ashaka kumunyuraho mu zindi ndimi z'amahanga bakunda gukoresha ngo ashaka kumudepasa. Ese ugomba kubahiriza iki mwa bino baduhaye? Aravuga kwegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda, beka ngo kongera umuvuduko, seka ngo guhagarara, deka ngo A ndetse na C nibyo bisubizo by'ukuri. A kwegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda na C guhagarara nibyo bisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Ugomba kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda, ukegera uruhande rw'iburyo kuko abagiye kukudepasa aciye mu ruhande rw'ibumoso, kugira umuhe umwanya uhagije rero ugasa nk'uwegera iruhande rw'iburyo kugira umuhe umwanya uhagije, kuko abagiye kugudepasa cyangwa abagiye kukunyuraho aciye mu ruhande rw'ibumoso. Murabizi kunyuranaho bikorerwa mu ruhande rw'ibumoso, ariko iyo bakubajije si igihe cyose ni ibumoso bituvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo mpagaze mu murongo wo guhagarara umwanya muto. Wa murongo uba uri hagati mu muhanda ugeraho ukaba uhagaze gatoya. None tegereze neza hano hanageze, urebe ibyapa biharanga, hasigaye usubize ibisubizo mwa bino baduhaye uhitemo kimwe cya nyacyo. Aravuga ngo nshobora gukata iburyo, beka ngo nshobora gukata ibumoso, seka ngo nshobora gukata ibumoso cyangwa iburyo, naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibusa ko kode ziri koneka aho waba uri hose mu gihugu, twandike cyangwa duhamagare kuri 0789931626. Ibyo byose tubigufashemo mu gihe gitoya. Ushaka kwiga mu buryo bwa online turakwigisha aho waba uri hose mu gihugu, wazagerwaho ugakora rimwe. Murabizi niyo ntego yacu. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cy'ukuri hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ugeze hano, ese ushobora gukata iburyo, ese ushobora gukata ibumoso, ese ushobora gukata ibumoso cyangwa iburyo, cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero hano ndakeka ko wamaze kugihitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. N'igiso cy'ukuri nta kindi ni B, nshobora gukata ibumoso. Urabibona ko kino cyapa gihari ni icyapa kibuza. Kino gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, harimo agafresh gakata iburyo ariko gacishijemo umurongo w'umutuku, bivuze ko utemerewe gukata he iburyo. Kino cyapa cyo hejuru cyo cyanditsemo stop ni cya kindi kiba kikwereka ko uba ugomba guhagarara by'akanya gatoya mbere y'uko winjira mu muhanda ugiye kwinjiramo. Niyo mpamvu rero yarahagaze ku uwo murongo. Kiriya cyapa cyo hejuru nicyo cyabimutegekaga ko bagomba kuba ahagaze. Ese kino cyapa cyo hasi cyo kikakubwira ese yemerewe gukata iburyo? Wapi, hacishijemo umurongo w'umutuku, ubwo rero agomba kujya ibumoso. Niyo mpamvu hano igiso cy'ukuri ari B, nshobora gukata ibumoso. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze aho banyura bazengurutse. Mu zindi ndimi z'amahanga bahita kuri rompwe cyangwa muri rompwe. Urahageze, ese ugomba kubahiriza iki? Hano ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo tanga inzira ku binyabiziga
byamaze kwinjiraho banyura bazengurutse. Mbega ngo tanga inzira ku binyabiziga biremereye gusa. Sega ngo tanga inzira gusa niba uri mu nzira ya kabiri n'iya gatatu isohoka, naho deka ngo komeza kuko abandi bayobozi b'ibinyabiziga bagomba kuguha inzira yo gukomeza. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ugeze hara mu ndimi z'amahanga barayita ngo ni kuri rompuwe cyangwa muri rompuwe. Urahageze, se ugomba kwitwara ute? Tegereze neza mwa bino bisubizo bine baduhaye, uhitemo kimwe cy'ukuri cyo kirimo cya nyacyo, asigaye uze kureba amanota uragira kuri 20. Hari umuntu wigeze kumbaza ngo siyo ngo hari igisubizo cyanditseho ngo A na B ngo ni ibisubizo by'ukuri, ugahitamo wenda ngo A ukabyica nyine ngo wenda ngo ntuhitemo iyo nyuguti yanditseho ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ngo ariko wenda ngo wakoze nka A ngo nta gice ngo baguha. Hano ni system ibiri kugukosora, iyo utahisemo icy'ukuri aba ari 0. Hano ari igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo ni A. Ugomba gutanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazengurutse. Ndakeka ko rero wari wamaze guhitamo iyo no A, ndakeka ko wamaze kuyandika ku papuro. Ibi ngibi byo bizanagufasha no mu buzima busanzwe, nutangira no gutwara ujye umenya ko uzajya utanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazengurutse. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo A, ndakeka ko wamaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje ibice byinshi atangirira gukurikizwa kirangwa n'ibirango. Iyo bavuze ibirango ni kimwe n'ibimenyetso by'amabara akurikira. Kino cyapa cyerekana ko ahantu amategeko umuhanda urombereje w'ibice byinshi atangira gukurikizwa kirangwa n'ibirango cyangwa ibimenyetso by'amabara akurikira. Iravuga ngo umweru n'umukara, beka ngo umweru n'umutuku, sega ngo umweru n'umuhondo, naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano hari igisubizo cy'ukuri cyanya cyerikiye mwa bino bisubizo bine baduhaye, ndakeka ko amaze kugihitamo. Ndatekereza ko amaze kwiyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, se ni A, se ni B, se ni C cyangwa se ni D. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyo cyapa nanakibashyiriyeho ni iki ngiki. Nimubimbwira ko ibi ngibi mubikeneye nzajya mbikora ku bibazo byinshi. Mwebwe niba mubikeneye ko nzajya mbikora gutya nkahita mbibereka, mubyandike muri comment mumbwira ati mujye mukosora ahari byashoboka mubidushyiriyeho kugira ngo duhite tubimenya. Kino cyapa kivuga ngo umuhanda urombereje w'ibice byinshi cyerekana ahantu amategeko yo kugenda mu muhanda urombereje w'ibice byinshi atangirira. Rero kino cyapa gifite amabara ni umweru n'ubururu gusa. None mwa bino bisubizo bine baduhaye hari umweru n'ubururu wabonyemo. Abavuze umweru n'umukara, beravuga umweru n'umutuku, se baravuga ngo umweru n'umuhondo, kandi cyakagombye kuba umweru n'ubururu. Niyo mpamvu nta gisubizo cy'ukuri cyabaye cyo. Icyo cyapa ni iki ngiki. Nimubona bino buryo mubukunze, mwebwe mumbwire aba aribwo nzajya nkoresha aho bishoboka mpite mbashyiraho icyo cyapa kugira ngo mukimenye, munamenye n'ukuntu kimeze. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku papuro. Mbibutsa ko ukeneye n'andi masomo yandika muri comment, ugahita ukanda subscribe aho hasi, nazabishyiraho ukazahita ubibonera ku gihe. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo igihe ikorwa ry'imirimo ribangamiye cyane cyangwa buke uburyo bwo kugenda mu nzira nyabagendwa, aho ahakorerwa imirimo hagaragazwa ku buryo bukurikira. Murabizi imirimo ikunda gukorwa mu muhanda, wenda ni impanuka yabaye cyangwa se ni ikimodoka cyagonze, habaye impanuka kigwa mu muhanda kirawufunga. Hari imirimo iri gukorwa mu mihanda, rero ishobora kuba ibangamiye cyane cyangwa buke uburyo bwo kugendera mu nzira nyabagendwa. Inzira nyabagendwa ni kimwe n'umuhanda. None ahakorerwa iyo mirimo hagaragazwa ku buryo bukurikira. Ese haba hagomba kugaragazwa gute? Irabanga icyapa cyera cya mpande enye zingana zifite nibura uruhande rwa metero 0.30, yanditse 0.30 cyangwa kandika 0.3 byose aba ari kimwe. Murabizi 0 inyuma y'akadomo nta kintu bivuze, iyo nta wundi mubare ukurikiraho. Beka ngo uruzitiro ruri ku mpera y'iburyo. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, bashatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri ndetse na B ni igisubizo cy'ukuri, aho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ni igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
ndakeka ko waramaze kugihitamo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Niba buriya buryo mubonye ari bwo bwiza, nk'hano ndetse na igisobanuro cy'ukuri kirimo, nahita mbashyiraho ese icyakagombye kuba cy'ukuri ni ikihe. Ariko ntabwo ibibazo byose biba byakunda, kuko hari ibibazo biba bitangirwa ngo ahari mu nsisiro, ahatari mu nsisiro, bitewe n'imiterere, bikagenda bihinduka nyine bitewe n'imiterere cyangwa bitewe n'ahantu ugeze. Iyo nta mategeko, iyo hari amategeko, iyo ari mu nsisiro, ibyo bibazo byo yagombye kuba wahita uvuga ngo igisobanuro cy'ukuri ni iki ngiki, kuko uba usanga ibyo bibazo bikunda, nugera no mu muhanda uzajya ukunda kubikurikiza bitewe n'ahantu ugeze. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyaza rivuga uburenganzira bwo gutambuka, icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ndakeka ko kugera hano muri gusobanukirwa. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Ni ahantu habi bagashyiraho rero iri tara ry'umuhondo rimyatsa rivuga ko bagomba kwitonda, bagatambuka bitonze, barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso hari icyo gihindura ku mategeko agendaga gutambuka mbere? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Aravuga ngo ntacyo gihindura, mbega ngo abo rireba nibo batambuka mbere. Sega ngo abatwaye ikinyabiziga binini, ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere, naho deka ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ntacyo gihindura. Kuba washyiraho iryo tara ntacyo rihindura ku migendere isanzwe y'ibindi binyabiziga cyangwa gutambuka mbere kw'ibindi binyabiziga. Ndakeka ko wamaze guhitamo A, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagaruramuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Aravuga ngo velomoteri, mbega ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, sega ngo igare, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Bibutsa ko iyo bavuze ngo ibikoresho ngaruramuri, ubundi hano bavuze akagaruramuri, ariko reka wenda mabwire ku bikoresho ngaruramuri, kuko n'ubundi mu mategeko y'umuhanda icyo kibazo kikunda kuzamo ngo irangi ngaruramuri. Ibikoresho ngaruramuri ubwabyo ntibiba byaka, ariko iyo urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rukubiseho bihita bisa nkaho byatse. Ndakeka ko mwagiye wenda nko mu nzira nyabagendwa utwaye ikinyabiziga nijoro, cyangwa mwe kubera mutari mwatangira gutwara uri kumwe n'umuntu utwaye nk'ikinyabiziga ari nijoro, haba hari icyapa kiri ahantu, wenda nta matara yo ku muhanda hari, urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rwakubita ugabona gisa nkaho cyatse, ugahita ureba ibintu biriho. Rero bigaterwa nuko ari ku urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rukubiseho. Biriya rero nabyo biba bikoze mu buryo bwa ngarurarumuri. Habaho n'irangi ngarurarumuri, aho bashobora kurikoresha bashobora kukwereka bashaka kukwereka wenda nk'inkombe mpimbano z'umuhanda n'ibindi. Ndakeka ko rero hano mumaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ntabwo ari ibyo bari batubajije, ahubwo tugaruke ku kibazo batubajije. Hano babona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Hano ari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hari abantu bakunda kubaza se ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande imeze ite? Murebe mwabira bintu mba napostinze bitarenze ejo ndaba namaze kuyishyiraho. Ikibazo cya 15 kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ibihe bijyabiziga? Ayira ngo ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange. Mbega ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Sega ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, bino dukoresha iyo turi kubigisha gutwara. Naho dega ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, washatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri, B ni igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ni igisubizo cya nyacyo. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri uze kucyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Ndategereza ko hano wamaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hari ukundi kuntu bakibaza neza gutya, ariko bakavuga ngo rimwe mu mezi, wenda hari ahavuga amezi 6 bagahita bashyiraho rimwe mu mwaka, hagahita biba ikibazo. Waba waramenyeye ngo uzajya uhitamo ngo ibisubizo byose nibyo, ukabona ntacyo bashyizemo, bikaba bikurira kunaniye. Rero iyo bashyizeho ngo mu mwaka, bituvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ayo mahitamo baba bayashyizeho. Ndakeka ko rero wari wamaze guhitamo D, ndakeka ko wamaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera
no ku burebure bwawo ni icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Hari ibintu bishobora kuba bigatuma bayobya umuhanda, ugasanga wenda hari nk'igikorwa kigiye kuba runaka, cyangwa hakaba hari nk'impanuka yabaye, cyangwa hakaba hari umuhanda wangiritse, bakaba ngombwa ko bayobya uwo muhanda. Rero hari ukuntu biba bigomba kugaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo. Icyo cyapa kiba gifite ubuso bw'amabara asa ati. Batubwiye ubuso gusa, ntabwo batubwiye imizenguruko, ntabwo batubwiye ibirango, batubwiye ku buso gusa. Murabizi icyapa kiba gifite ubuso kikagira n'ibirango, rero hano batubwiye ku buso. A iravuga ngo ubururu, B ikavuga ngo umweru, C ikavuga ngo umutuku, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi kugira ngo uze kureba amanota turaza kugira kuri 20 mwa kino kizame cyakozwe uyu munsi. Ndakeka ko wamaze kubyitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ubururu. Murabizi impamvu kibaye ubururu? Kino cyapa kiba kigomba kuba ari icyapa gitegeka, kandi murabizi ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Hari video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda iri kuri YouTube, ushobora kuba uyifashisha mu gihe utari wabona iyo yindi ngiye kubategurira ivuguruye iriho icyapa n'ibibazo babazaho. Wabona utari kuyibona uhita unyandikira kuri 0789351626 nkagufasha, nkahita nyiguha mu gihe kitarenze iminota 2 ukaba urayibonye. Ibibazo byo ku byapa hehe no kongera kubyica. Ndakeka ko bamaze guhitamo A, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko ugiye kudepasa. Ni ngombwa kumenya iki? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. A iravuga ngo nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma. B ikavuga ngo umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. C ikavuga ngo ikinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukata ibumoso. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo 4 baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndakeka ko bamaze kubyitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Ni igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Ukamanza ukareba ese ndi kubona imbere neza. Hari igihe rero aba ari igihe cy'ibihu utari kureba mu ntera runaka, wanyuranaho hakaba hari nk'ikindi kinyabiziga cyaje, ugasanga uteza ibyago. Ikindi ngomba kubibutsa no kunyuranaho mu ikoni ntabwo byemewe, kudepasiriza mu ikoni ntabwo byemewe. Impamvu bambivuzeho nuko nzi ko hari ibindi bibazo byerekeye kwa kino kibazo babazaho. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma cyangwa kiguturutse inyuma kigutera amatara y'urumuri rumyasa, wakora iki? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. A iravuga ngo kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumemo. C ikavuga ngo fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. C ikavuga ngo emerera icyo kinyabiziga kuwutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Naho D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo 4 baduhaye? Ndatekereza ko bamaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Hano ari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ugomba kwemerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Wabona nta bindi binyabiziga byaturutse imbere ukakireka kikagutepasa, akenshi kiguterera urwo rumuri. Gikunda kuba wenda ari nk'ibyo binyabiziga, wenda akaba ari nk'ibinyabiziga ndakumirwa, cyangwa kikaba kiri kubona uri kugenda gahoro, cyangwa kikaba kiri muri gahunda zihuta cyane. Bikaba ngombwa ko aba gusaba se wanyemerera nkakunyuraho cyangwa nka depasa. Rero ugomba kumwemerera niba uri kubona imbere nta cyago gihari. Ndakeka ko bamaze guhitamo C, rero ndakeka ko bamaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ubugari bwa romoroki ni burenza ubugari bw'ibinyabiziga gikurura iyo gikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ubugari bwa romoroki ni burenza ubugari bw'ikinyabiziga gikurura iyo gikuruwe n'ikinyabiziga gikurikira n'ibinyabiziga bikurikira. Ese ibihe? Aravuga ngo igare. B ikavuga ngo velomoteri. C ikavuga ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari iki? Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande. Ikibazo
cya 20 nacyo cya nyuma kirabazaga ngo iyo hatarimo indi myanya birabujwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka A iravuga ngo imyaka 10, B iravuga ngo imyaka 12, C ikavuga ngo imyaka 7, D ikavuga nta gisozo cy'ukuri kirimo. Bitewe nuko umwana bitewe n'imyaka arimo, hari umwana ukubagana ku buryo wamwicaza ku ntebe y'imbere agakubagana akaba yaguteza ibyago. Rero iyo harimo indi myanya birabujwe kuba wamutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka. Ese abana badafite imyaka ingahe? Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Umwana udafite imyaka 12 biba bibujijwe kumutwara ku ntebe y'imbere iriya yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho. Ndakeka ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Ndakeka ko niba uri hafi gukora uzatsindira ku manota hejuru kandi bitakugoye. Niba hari isomo ukeneye ko nkwigisha cyandike muri comment, ahasigaye ukande subscribe kugira ngo nindishyiraho uzahita uribonera ku gihe. Mbibutsa ko kode zo zirahari aho waba uri hose mu gihugu, twandikiye cyangwa duhamagare kuri 078 935 16 26 tubigufashemo nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Tukwigishe mu buryo bwa online, duha amasaha ubonekaho ku munsi, yageze tuboneka tukakwigisha. Gukoraho ni ugukora rimwe ugahita utsinda. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Kode zo zirahari, abantu bari bafite icyo kibazo nyeke ko mushubijwe. Mugira amahoro, ndabakunda cyane kandi gahunda no gukora rimwe, murabizi niyo ntego yacu.